ni iki kintu uzi ukorera uwo mufasha wawe kugira ngo yishime ukabona nyine kiramushimisha ukumva ko ukoze akantu kadasanzwe? twongeye kubaha akaze mwebwe mwese mukurikiye Ibihe TV show aho muherereye ku migabane y'isi itandukanye. Njyewe ugarutse ni Diane Nkunzi nk'uko bisanzwe. Uyu munsi rero tukaba nanone tugarutse mu kiganiro aho twabazaniye umutumirwa umukozi w'Imana Pasiteri. Uyu munsi tukaba twifuje kugirana nawe ikiganiro kugira ngo adusangize byinshi, kandi ko hari benshi bagiye bifuza ko tugirana ikiganiro nawe. Twatangira tumusaba kugira ngo atwibwire. Murakoze. Nitwa Pasiteri Kado, tuye mu Rwanda Kimironko, ndi umupasiteri muri Foursquare, ndubatse, mfite umugore umwe n'abana batatu. Murakoze cyane. Mbere y'uko dutangira ikiganiro reka tumusabe abanze asenge kugira ngo tubashe kwinjira mu kiganiro neza. Murakoze cyane. Turaguhimbaje Imana ishobora byose, mu izina rya Yesu tuguhaye kaze muri iki kiganiro cyiza tugiye gukorana n'abavandimwe. Mana kigana kuri wowe, ni wowe tuvuga, ni wowe tuzi, ni wowe tusobanukirwa, ni wowe dushaka, ni wowe tubwira abantu, ni wowe tuzabwira n'abana bacu. Turakuhaye kaze muri uyu mwanya kugira ngo uze kubana natwe mu kiganiro tugiye kubwirana. Abantu benshi bazacumba, kizabagirira umumaro, kizabakuze, kizabaha imbaraga, kizabagirire neza. Turagushimiye ikiganiro tugiye kubwirana kuza kubana natwe mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane. Twagira ngo utubwire Pasiteri, turabizi ko uri umushumba muri kiriya gihugu cy'u Rwanda, ariko twagira ngo utubwire ese abumva Pasiteri Kado ni muntu ki, ese yatangiye iby'ubushumba ryari? Murakoze. Uko nabivuze, ndi umupasiteri wa Foursquare Kado, tuye Kimironko, ndubatse. Pasiteri nabwinjiyemo mu 2012. Kera twagiye tukubona mu bintu by'ikiyumbe cyane utaraba pasiteri, ndetse tukakunda kukubona mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'u Rwanda warahageraga icyo gihe. Ariko hari itsinda mwabagamo cyangwa gurupe y'abayumbe aho twakundaga kukubona na Karegeya na Ndamahize n'abandi. Ariko icyo gihe mwarabayumbe nta wari umupasiteri icyo gihe, ariko sa n'udusangiza ubuzima mwabayemo icyo gihe, igihe mwabanaga n'abo mwabanaga muri iyo gurupe. Ese mwari mubayeho gute? Ese ni ibihe bikorwa mwakoze icyo gihe? Twabaye mu kiyumbe kuko bivuze, turi inshuti cyane n'abo bantu. Pasiteri Karegeya, Pasiteri Ndamahize nanjye ntabwo twari abapasiteri, twari abayumbe. Dukunda gutarama, dukunda gusenga cyane kuko niko kazi twakoraga. Urebye amasaha yose twari aho ibiterane badutumiye cyangwa tuzi biri bubere, tukaba twagiyeyo turi mu buzima bwo gutarama no gusenga, no gusengera abarwayi, no gusengera abantu bafite ibibazo bitandukanye. Tukabikora mu Burundi, tukabikora mu Rwanda, tukabikora i Bugande. Rimwe na rimwe ni Bugande twarahageraga. Muri Kenya ntabwo twari dukunze kuhagera icyo gihe, ariko ahantu twibandaga cyane ni mu Burundi, ni mu Rwanda, ni Bugande ndetse no muri Kongo. Aho niho twasirikiraga dukora icyo kiyumbe. Niko kazi twakoraga amasaha yose ashoboka. Yego. Ariko hari utuntu nzaba numva, hari ukuntu muza mugenda mutanga nk'ubuhamya, yaba we ndetse na bagenzi bawe, ukumva mugenda muvugamo ubuhamya, ariko
ntimubuvuge neza, ntimuvuge urugendo mwabayemo. Nje nicyo nari nifuje kugira ngo udusobanurire uburyo mwari mubayeho icyo gihe. Wenda nk'urugero ugasanga muvuze uburyo ki hari igihe mwajaga mu ivugabutumwa cyangwa mwafataga urugendo mukaja gusenga ahantu mudafite na tike, mukavuga buryo ki mwaje kubona amatike mu buryo butangaje. Ni urugero nari ntanze, ariko ngenda numva byinshi bitandukanye, noneho nkagira amatsiko yo kwibaza ngo ese icyo gihe mwari mubayeho gute? Ubundi mu buzima bw'abantu sinavuga ngo ni bose, ariko ni benshi ingene isi imeze. Hari igihe Imana ibanyuza mu bihe runaka ishaka ko hari amasomo mwebwe ubwanyu mumenya ko ubwo buzima bubaho, n'ababurimo mukamenya kuko basa n'abo bari mu mashuri, bari muri training. Igihe kimwe bazova muri bwa buzima binjire mu bundi buzima. Nabyita ko twari mu bihe by'ishuri, twari mu ishuri, twabagaho tugenda nta matike. Ni ukuvuga ngo tukaza nk'iwawe tukakubwira ati hari igitaramo kiri Kamembe, ubwo turi Kigali, hari igitaramo kiri Kamembe Cyangugu, none uduha itike. Kubera ko tuziranye tukwisanzuyeho, wenda itike y'i Kamembe ni 5,000 z'amanyarwanda, turi batatu, ukaduha 5 tugahita tugenda. Ntidutekereza ngo ese tuzoshika tugarugwe n'iki. Icyo gihe twashika tukanezerwa mu gitaramo, hakaboneka umuntu witanga amatike yo kutugarura. Ubwo buzima bwari ubuzima uyu munsi iyo tusubiye inyuma tukabitekereza tubona bwari ubuzima bugoye cyane, ariko twagiye tumenya ko ari ibihe by'ishuri runaka. Imana inyuza abantu bayo nka kurya yanyujije Mose mu butayu, amara igihe kirekire mu butayu ari umwungeri w'intama akubitika. Ariko Imana ifite objectif, ririya ryari ishuri ry'uko azoyobora Abisirayeli imyaka 40 kugira kandi mu butayu. N'ubundi yayoboye yaragiye intama mu butayu zo kwa sebukwe ngo bucaragira Abisirayeli mu butayu ubwoko bw'Imana. Kuvuga ngo mbere y'uko Imana iguha ikintu runaka irabanza ikakunyuza mu isomo, kugira ngo kandi isomo ry'Imana ni bene buriya buryo. Ukabaho ndatike, nta umuntu wese akureba akavuga ati uyu muntu arasa n'uwavumwe, arasa n'uwatawe. Ariko Imana ibishaka kukunyuza ahantu ku bwawe, ishaka kukwigisha, ndetse n'abandi bazakurikira ikazabigisha. Wabaho ubuhamya ukavuga ati nigeze kunyura, ariko uyu munsi ndaha. Kandi muri bwa buzima haba hari amasomo. Nicyo gihe umuntu usanga turitaramye ukavuga ibintu biri aho, mablage mu gitaramo n'ubwana, uvuga ngo muri mu bintu nyine biri aho, ariko imaze kuba mu rundi rwego uzumenya ati iki nakivuze cyagiye bakubwiye ngo gisubiremo kuri uyu munsi, sino gisubiramo, kubera ko cyari igihe cyo kudebagura, cyo kugenda nta gahunda, cyo bahamagaye wese mukaza, cyo kugenda nta gutekereza ngo amatike. Ibyo bihe byose biba bibategura ikindi gihe runaka muzakora kandi mu gihe cyiza cy'Imana. Ariko ya masomo muyabaza cyage ni bwa buzima, nta matike na nta mayiza. Twigeze kuva i Burundi, dukumbura igitaramo cyane, dukumbura ibitaramo bibiri. Dukumbura igitaramo twakoraga ku musozi kuri Afrikani, twagikoraga mu Mavubi, twagikoraga kuwa gatandatu twarara dutaramye bugaca mu gitondo. Tusa dukumbura igitaramo cya Larme mu Kanogo kuri Sopetrade. Ukuvuga ngo ibyo bitaramo biri twarabitekereje turi i Burundi, dusanga nta matike dufite. Turavuga ngo uko bimeze kose tugomba gushaka amafaranga tukaja gutarama kuwa gatandatu muri Afrikani ku musozi Kimisange, bwaca mu gitondo ku cyumweru tugatarama muri Alarme mu Kanogo, igitaramo Alarme yakoraga. Dushaka udufaranga dukeya, dufata bisi itugeza, tubona udufaranga duke, itugeza mu Kirundo. Mu Kirundo dufata amagare atugeza i Nyamata. I Nyamata duhamagara umuntu, umukozi w'Imana yaritabye witwaga Chris, yitabye, yagiye ku Mana mu ijuru.
atwohereza aratubwira ngo dutege bisi, n'ubundi araza hariya Kicukiro atwishyurira, adukubita mu modoka yiwe, tuja kurara iwe, tuje mu gitaramo nijoro kuwa gatandatu ngo bice ku cyumweru tuje mu Kanogo. Ni ukuvuga ngo uyu munsi siko bimeze. Uyu munsi tugenda n'indege, ariko twigeze kugenda ku igare tuva i Burundi tugera i Rwanda. Ni ukuvuga ngo ibyo bihe ni byiza cyane, ni amateka, ariko ikintu cyari cyuzuye mu mutima ni igitaramo. Nta bushobozi dufite, nta kintu dufite, ariko uyu munsi amateka arahindutse kandi biraturyohera, kubera ko ubuzima buhinduye ni ubuzima bwiza, ubonamo Imana cyane. Jewe ninjiye mu ndege mbona Imana, subiza ya filime inyuma y'igare, subiza filime inyuma yo kugenda n'amaguru icyumweru kigashira, subiza filime inyuma ya bisi mugenda munigana. Ariko uyu munsi iyo ndebye mva i Kigali nkaje i Burundi n'indege, nkava i Kigali nkaza Nairobi n'indege, nkava i Kigali nkaza Kampala n'indege. Ni ukuvuga ngo ibwo ni ubuhamya, no kwandikira igitabo. Iyo struggle rero ni nziza, ikwereka Imana aho yagukuye irodebari, ikakugeza naho nawe wakumva koko Imana yakugiriye neza, n'abandi bakabibona, kuko benshi ni abahamya. Murakoze cyane, sinzi ko nshoboye kubisobanura. Oya, ni ibyo. Hanyuma pastor, aho ngaho mpise ngira amatsiko yo kubaza ese Ndamahezi na Karegeya mwari musanzwe muziranye nk'ubwo bushuti mwari mufitanye icyo gihe? Kuko nza mbona ibyo ari byose bwari ubushuti bwiza, ukabona nyine mwibereyeho neza mu rukundo. Ubwo rukundo mwagiranaga icyo gihe mwari musanzwe muziranye rwavuye kuki, ko ubona muri iki gihe abantu batakigirana bene ubwo rukundo rwo gusangira duke bafite bari mu bukene muri ubwo buryo bwari bumeze gutyo, ariko mwebwe mwari muryohewe n'ubwo buzima? Buriya abantu, gukundana kw'abantu ni umwuka. Twari duhuje umwuka w'igitaramo. Impano ya Karegeya yarandyoheraga cyane, impano ya Ndamahezi ikandyohera cyane. Ni ukuvuga ngo iyo twabanaga mu gitaramo tukabana, ingene Pastor Ndamahezi aririmba, ingene Pastor Karegeya asirimba, nanje uko mbigenza, tukuzuzanya tukaryoherana cyane. Noneho kwa kuntu nyine umwe asohora ikintu mugahita mu bishuti, kumva akagukunda cyane, kuko twarahuye mu by'ukuri ntitwakuranye, twahuye turi abantu nyine bamaze kuba bakuru, ariko turi hasi cyane mu bushobozi. Ariko mu mwuka twagiraga, umwuka wa buri muntu ko Imana yagiye imuha umwuka nyine wo kumva igitaramo muri we, reka mbyite igitaramo. Noneho cyahise kitugira inshuti magara, tukararana, tugasangira ako tubonye, tukambarana ishati, tukambarana wica umuntu afite akagiha uwundi. Nubwo buryo twagiye, ni ukubera igitaramo. Igitaramo nicyo cyaduhuje, nicyo cyadukundishira, cyatumye dukundana muri rwa rwego. Ni igitaramo twagiraga muri twe. Hari ikindi kintu nagira ngo dusobanurire. Ahari muri iki gihe akenshi urebye n'uburyo twakuzemo, usanga abantu bose ari abakristo. Umuntu wese akubwira ati njyewe ndi umukristo, ariko kandi ukumva n'ijambo rivuga ngo narakijijwe. Noneho ugasanga ugize amatsiko yo kwibaza, ese umukristo n'umuntu wakijijwe ni abantu babiri batandukanye, cyangwa kuba umuntu ari umukristo ni ukuvuga ko akijijwe? Kuko umuntu agenda abyibazaho, ukumva ese harimo itandukaniro, ese bimeze gute? Iyo umuntu agize Imana rero agahura n'umushumba uba ufite byinshi, uba warasomye byinshi kuturusha, kugira ngo ubashe kudusobanurira birushijeho. Biratandukanye, bifite aho bitandukaniye, ariko kandi bifite aho bidatandukaniye ari cyo kimwe. Ubundi kuri uyu munsi ibihugu byacu uko bimeze ni ibihugu bya gikristo, byemera guhera kuri leta zacu, ndavuga Uganda, u Rwanda, muri Kenya, Kongo, Burundi. Usanga abakristo ari nka 90%
ni ukuvuga ngo ibihugu byacu ni ibihugu bya gikristo. Ibyo kubera ko ingene ubutumwa misiyoneri zazanye ubutumwa abantu bose basa n'ababwakiriye. Niyo ugiye wenda nko kwandikisha cyane bagiye bakibara amarangamuntu bagaza kubaza ngo izina ryawe rya gikristo ni irihe, ukavuga ngo ni Yohana, ni Mariko. Uvuga ngo ni ikintu cyaje cinjira mu bantu, biba ibintu rusange. Ariko gukizwa byagera noneho muri pratique, umuntu w'umukristo byagera kuri tere bagahita batandukana, kuko kije ari rusange, abantu bagifatira muri rusange. Ni ibintu byaje mu gihugu, abamisiyoneri baraza bazana inkunga, bazana imfashanyo, bumva ni ikintu cyiza, igihugu cyose gihita cinjira muri iyo sisiteme ya gikristo. Ariko iyo noneho bigeze aho turasanga ari ibintu rusange. Iyo bigeze kuri tere noneho kwerekana ko umuntu ari umukristo nyawo, yera imbuto. Iriya mbuto nitandukanya ikintu rusange na bwa bukristo koko bwa kristo yaduhaye, bihita bitandukana. Iyo umuntu ageze kuri tere akera ya mbuto ya gikristo, noneho wajemo n'akantu ngo yarakijijwe, ngo harya nuko arumbajije gukizwa birimo akandi kantu k'umwihariko, ni imbuto aba yareze muri bwa bukristo, noneho bwafashwe rusange. Ariko nanone gukizwa bitewe n'imbuto yeze, ahita bimuvana muri rusange bikamugira nyine kuko mu by'ukuri ubukristo bwe ni ubukristo butari ubw'amagambo, butari muri rusange, ahubwo hari imbuto yeze imutandukanya n'ibintu muri rusange. Ubukristo navuga ko bwaje bufata no kome, ariko gukizwa ni ibintu biri personere. Nanone uko umuntu agenda yera imbuto niko nabyita nk'ahantu nyine, ariko nanone bikagaruka umukristo aba ari umukristo, bifite aho bihurira, bifite n'aho bitandukaniraho gato. None pastor, twongeye gusubira inyuma gatoya, ese ko watusangije urugendo ujye mwabayemo, ndetse bisa naho ari nk'ishuri mwari murimo icyo gihe, kuri ubu ngubu uko mbazi nzi ko nk'abaye abarevera, abapasiteri, bivuze ko mwahawe izindi nshingano zikomeye. Ni ukuvuga ngo ni gute mwavuye aho ngaho muri icyo kiyumbe? Ni kiyumbe, kuba uri pasiteri ntibivuze ko utakiri mu kiyumbe, ariko ni gute mwaje kwisanga muri ubu buzima bwiza nyine, aho ugeze ukagera aho wumva ko niba ugiye mu ivugabutumwa nyine utega indege? Ubundi haba mu buzima bw'umuntu, nshingiye ku Bisiraheli. Iyo usomye ijambo Pawulo yandikiye Abakorinto ibice 10 umurongo wa mbere, bagaragaza ubuzima Bisiraheli bose bahaguruka mu butayu, ariko bageze mu gihugu cy'i Kanani, igihugu cy'isezerano, ni bake cyane. Kubera iki? Ingene umuntu yitwara muri ya strago, muri rwa rugendo. Umuntu dutangira turi abayumbe benshi, noneho mu kiyumbe, kugira ngo mu kiyumbe nakubwiye ngo ni nk'amashuri, ni ishuri umuntu yinjiramo, ariko Imana ishaka kuzomukuramo umupasiteri, ishaka kuzomukuramo umuhanuzi runaka, ishaka kuzomukuramo umuririmbyi runaka, umunyempano uzoyobora abandi. Ariko uru rugendo mwese musa n'abinjiyemo muri iryo shuri, biterwa n'uko umuntu yitwara mu rugendo. Iyo umuntu afite ibyo agomba kuzuza, hari abantu, iyo turi mu kiyumbe hariya, hagomba kuba gusenga. Umuntu agomba kwinjira mu bihe byo gusenga no gusoma ijambo ry'Imana. Muri bya bihe byo gusenga nibyo bigenda bigutuma witwara neza muri uru rugendo. Usenga ugasoma ijambo ry'Imana, usenga ugasoma ijambo ry'Imana. Iyo usenga biguha imbaraga zo kurwana n'ibikunaniza. Iyo usoma ijambo ry'Imana riguha ubwenge bwo kumenya ibyo ugomba gukora, kugira ngo uzashike muri wa mugambi Imana, wenda uzaba umupasiteri, uzaba umuhanuzi,
uzaba intumwa. Noneho muri rwa rugendo, muri ya sitarago y'ikiyumbe yo kuburanira, yo kubura ntacyo ufite, haba hagomba hari amasomo wiga. Umunsi umwe ukazova muri ya masomo, noneho ugatangira kuba nawe wakwigisha abandi. Ya ntebe Imana igutegurira, ya place Imana igutegurira yo kuzigisha abandi, muhera muri iki kiyumbe. Ariko muri iki kiyumbe naco wenda n'isi ishuri, hari amasomo runaka ugomba kumetriza, kumenya ngo ndasenga sindeka ivi, ugomba guhora ivi ryanje ripfukamye imbere y'Imana. Ugomba kumenya kiriya gitabo cya Bibiliya kirimo amasomo anshoboza kugira ngo hari Imana ishaka kunjana, azomfasha uburyo ngomba kwitwara. Ibyo bintu rero iyo ubikoze gutyo, mu by'ukuri uragenda Imana ikagukura muri ya class igashira mu yindi class. Niko ibintu bigomba kugenda. Noneho hano iyo witwaye nabi, ntusenge, uri mu kiyumbe, urasirimba, ibitaramo bibamo, ariko ivi ryawe ukaba ugusimbasimba gusa no kwiruka mu biterane, ariko utagira ibihe byo gufata ngo usenge, ngo upfukame usenge, ujemo ahantu wiherere n'Imana usenge, udafata igihe cyo gusoma ijambo ry'Imana ngo usome ijambo ry'Imana. Uhura n'ibikunaniza, bikakunaniza, bikakuzima. Ugasanga umuntu azavuga ngo kandi uriya ngo yari umuyumbe, ngo kandi mwiza cyane, ariko yahuye n'ibimunaniza kubera ko adafite imbaraga zo kubirwanya ziva mu masengesho, kubera ko adafite amakuru ahagije ava mu ijambo ry'Imana, bikamba bimuzimya. Ugasanga nyine n'umuntu yaratsinzwe mu ishuri. Dukunda kugira inama abashakanye, ariko nifuje ko nawe ugira icyo ubivugaho cyane nk'umushumba, uba ubifitemo experience cyane. Ese abashakanye bagomba kubana gute cyane cyane muri iki gihe? Tugenda twumva ibintu by'uburinganire, ugasanga bamwe babifashe ukutariko. Nkawe nk'umushumba, abashakanye bagomba kubana gute? Use n'ubagira inama abantu uburyo bagomba kubaho ndetse mu buzima bwa gikristo. Urakoze cyane. Cyo kintu ndagikunda kubera ko iyo tuje gusezeranya turabanza tugafata igihe cyo kwigisha abashakanye. Cyo kintu maze kugenda nsa n'ufite amasomo ahagije. Abashakanye ikintu cya mbere kibahuza ni urukundo, no kubyumva kimwe. Umuhungu areba umukobwa akumva ashaka ko babana, agatora inzira, ariko ikintu cya mbere ni uko yamukunze. Icyo ni cyo kintu cya mbere, ni ukumukunda. Umuhungu ageze igihe cyo gushaka, abo kararambagiza, nimba ariko babyita sinzi mu Kinyarwanda, ni ukurambagiza. Agiye kurambagiza, muri kwa kurambagiza akabona umukobwa yamukunze, muri kwa kumukunda kurya yamukunze, icya mbere ni urukundo. Mu rukundo iyo amaze kumukunda, noneho atera intambwe akaje kubibwira wa mukobwa. Iyo wa mukobwa nawe babyumvishe kimwe, urugendo ruratangira, bakubaka urugo, ngo bagakora ya mihango yindi ikurikira, bikarangira bubatse. Iyo bageze rero hano mu rugo rwabo ari bombi, ibi paje zazinduka. Umukobwa, umuhungu akitangira kurambagiza umukobwa, yamubwiraga amagambo meza, yaramuhamagaraga, yamwandikiraga amamesaje meza, yaramutwaraga akamusohokana, akamubwira ko amukunda, mbese akamwereka ko rwose ari ku mutima we. Utuntu dutandukanye, akora za surprise, iyo bigeze iminsi y'amavuko akagira gute, ukabona yashashanye. Iyo bamaze kugera muri uru rugo rwabo, bagomba suko urya yakunze atagira amakosa, bitandukane. Nimba umuntu akunze undi, nta marayika kwisubaho. Wa muhungu agira ibyo agiramo intege nke, na wa mukobwa hari ibyo agiramo intege nke. Ikibazo rero ni uko umuhungu atazayita ku ntege nke akiri umukobwa ngo amwige cyangwa ntashake kubyitaho, ahubwo agahagurutsa ubuzima
bwo kubana, donke bakabana igihe runaka, yabona ikosa runaka ntiyige kwihanganira ikosa rya mugenzi we. Kuvuga ngo iyo umuntu yakunze undi bakabana mu rugo, daboro bumva ari ibisanzwe, kwa kumushuhira biza bishira, kandi bigashira noneho intege nke za wa muntu wakunze runaka ziracahari. Ikintu rero umuntu iyo ugeze hano mu rugo utagishuhira wa muntu nyine wakunze ni ibisanzwe, ariko ukamenya ko agira intege nke. Ikintu gikurikira nyuma y'urukundo ni kwihanganira intege nke, kuko umukobwa wazanye wabaye umugore wawe n'umuhungu wakunze mugiye kubana, ku ruhande rw'umuhungu haba intege nke, ku ruhande rw'umukobwa haba intege nke. Igigomba gukurikira rero ni ukwihanganirana. Umukobwa, umudamu yagira intege nke runaka, hari ibintu yishe, umugabo ntagurukire kumusenya no kumubwira amagambo mabi no kumwereka ko ari umuntu udafite icyo amaze, ahubwo ari kumubabarira akamukosorana urukundo. Icyo kintu iyo umuntu abikoze gutyo arubaka, ni ukwihanganirana. Nyuma y'urukundo bamaze kubana haba intege nke ku ruhande rumwe no ku rundi, ariko aha mu ntege nke hagombaho kuba kwihanganirana. Umuhungu ku ruhande rw'umugabo akamenya ko agomba kwihanganira umugore 100%, no ku ruhande rw'umugore akamenya ko agomba kwihanganira umugabo we 100%. Iyo babikoze gutyo, mu by'ukuri urugo rwubakwa ku rutare, ntirwubakwa ku musenyi. Ariko iyo umugabo azanye umugore yashika mu ntege nke, ugasanga nimba hari ikintu cyabaye, yabigize intambara, yabigize amagambo menshi, yagize umujinya, noneho mugenzi we akagenda acika intege, genda asa n'umuntu rwose wumva ko uyu muntu naramukunze naribeshe. Icyo gihe ikintu bihita bigarukaho ni kubana, bizafekta abana, deje mutangira kubana nabi. Kandi kubana nabi murabiha abana, niyo masomo muha abana. Abana ntumubwira ibintu byinshi, abana ashaka ngo arebe. Iyo arebye ibyo yarebye nawe nibyo akora, kuruta ibyo wamubwiye gukora. Umwana ushaka kumubwira gukora ntabikore, ariko ibyo yarebye wakoze kenshi nibyo akora kuruta ibyo wamubwiye. Fete mugenda ku ruhande kugira ngo mwubake, ariko cyane cyane muho umurage abana. Se buriya abapasiteri bagira keya, ikintu abantu bakunze kwibaza. Abapasiteri ubona bita ku bafasha babo kimwe n'uko abandi bantu basanzwe batari abapasiteri babigenza. Ni ikintu tuza twibaza. Urakoze cyane. Abapasiteri bagira keya nyinshi cyane, gusa bagira akazi kenshi. Jewe mbifata mu kazi k'igipasiteri, bifata nk'igisirikare. Ni nko kumbwira ngo ese umusirikare agira keya. Hari igihe umusirikare asiga umugore we akaja mu kazi akagira imyaka 2 kubera inshingano zo kurinda igihugu. Ni ukuvuga ngo ufashe keya y'abasirikare, ukavuga ngo ese koko kubera umuntu abasizwe mugenzi we imyaka 2, twese turabizi keya y'abasirikare. Ariko ikiba kigenderewe biterwa n'akazi. Utandukanye n'umuntu uje gukora akazi agataha mu rugo, agira umwanya wo gusohokana umugore we, akamujana ahantu, akamukorera ibyo nyine by'urukundo. N'undi atagira umwanya, tuba twikoreye abarwayi, tuba twikoreye abadashakanye, tuba dukeneye kuja muri ubwo butayu, kuja gusenga, gura amavuta. Yakeya buri mwanya wo kuguma kumutamika capati ishushe, cyangwa kumugurira amata, cyangwa kumujana ahantu. None ugasanga nitwe abantu bakabihuza ngo abapasiteri ntibagira keya. Biterwa n'akazi. Ubuhura n'abakristo, bamwe bagwanye n'abagore, abandi batandukanye, abarwayi, benda gushakana, gutegura ijambo ry'Imana uzatanga. Ni akazi gakomeye cyane. Gusa buri muntu, nanone nimvuga gutyo simvuga ko nshize keya ku ruhande, ahubwo hari abantu bagira n'uwo mwanya bafite n'amafaranga, ariko ugasanga karagiteri ye ntibimuzamo, ntabyumva, ntabyakira,
kubera wenda ahantu yabaye yarerewe, ariko mu by'ukuri ngewe mpuza akazi k'abapasiteri n'akazi k'abaganga. Ugasanga umuganga ahora mu bintu akazi k'abaganga murakazi cyane, akazi ka gisirikare, ariko nanone bikagaruka mu muntu ku giti cye, uko nanone abanye mu gihe cyose abonye okaziyo afata umugore we n'uburyo ashaka kumuhakera. ni iki kintu uzi ukorera umufasha wawe kugira ngo yishime, ukabona nyine kiramushimisha, ukumva ko ukoze akantu kadasanzwe? Urakoze cyane. Umufasha wanjye cya mbere ni uko mukunda cyane, ndamukunda, nkamusohokana nkamubwira ko mukunda, nkamubwira ko mutekerezaho, nkamubwira ko musengera, kandi nkamukorera nyine utwo munezeza ku mutima. Nyina w'abana banjye ni umuntu cyane ukomeye ku buzima bwanjye, ngomba mfite inshingano yo kumunezeza. Reka dusoze dushimira abari badukurikiye ku Bihe TV show, kandi tubifuriza gukomeza kumererwa neza aho muri mwese, kandi tubasabe mukomeze kudushyigikira kwanyu ni ugukora subscribe, share na comment kugira ngo tubone ko turi kumwe. Murakoze cyane, naho ubutaha.